Murakoze cyane, reka dukomeze n'umwanya dusangira ijambo ry'Imana, tunashimira mwese muri hano. Nzi ko iminsi ni iminsi yo kwitegura ivuka rya Yesu, kandi abacuruzi ni igihe cyo gucuruza imyambaro myinshi. Ubwo rero umuntu wigomwe imirimo ya hano hanze akaba yaje muri kino giterane, ndetse n'abashyitsi bacu mwese mwive mu mugisha w'Imana. Kandi turabashimiye. Korali ituruka Ruhangiro si ubwa mbere muje, ngira ngo ubwa kenshi kandi muzagaruka. Muzagaruka, ni urukundo rutuma tubashaka buri gihe, kandi uwo mwami namwe akomeze kubera umubyeyi. Tufite insanganyamatsiko yanditse mu bice bibiri muri Matayo umurongo w'10 uvuga ngo bamaze kubona inyenyeri, cyangwa bongeye kubona ya nyenyeri baranezerwa cyane. Ko handitse ibice bibiri muri Matayo umurongo wa 10 ngo babonye iyo nyenyeri barishima cyane. Barishima. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo mbega umunezero bagize, mbega ibyishimo bitagereranywa. Abazifite muraza kubona ukuntu bavuga ukuntu ngo banezere, bavugamo joy, ngo happiness, ukuntu banezerewe bakishima bongeye kubona iki? Inyenyeri. Aya magambo niyo ubundi tugiye gusorezaho uyu munsi. Twasomye nyine ejo twari kumwe namwe, kandi tubona ko aba bantu babonye inyenyeri hari izina bitwa abanyabwenge. Ni izina Yobu yaravuze ngo turi kuva mu byaha niko kujijuka. Siko yavuze? Yavuze ngo iki harya? Kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwo uyese umenya ko umuntu wubaha Imana ni umunyabwenge. Niba ubikorera umunyabwenge. Hanyuma iyo wamenye iby'Imana ntubikore, uba uri umuswa. Umuswa ni umuntu ujya kwigana n'abandi bana, yarangiza bamubaza ibibazo bikamunanira. Dufite umwana w'umuswa, ni umuntu wiga ntafate. Hari n'ukuntu Yuda yavuze ngo ni igicu kitagira amazi, yamuvuze amazina akomeye cyane. Niba uri umuntu wamenye ukuri, ukaba waramaze kumenya Imana, warangiza ukajya ukora ibyaha wihishe ukanasenga, uri injiji, uri umuswa. Hari n'ukuntu Petero yaravuze ngo uri n'imbwa. Ntabwo nzi ko biriba mu magambo nayo atukana. Nabonye Pawulo yigeze abwira Abafilipi avuga ngo mwirinde za mbwa. Urumva? Kandi bari abantu kugira ngo n'imbwa z'imisega zigenda. Uwo mwirinda bakibe gukebwa kubi. Kuki Petero abita imbwa? Nuko mu makosa imbwa igira, nuko isubira ku birutsi yariye. Iyo umuntu yinjiye mu nzu y'Imana, umunsi wazaga, niba waraje ariko sinzi niba waranaje cyangwa uri gutembera, sinzi impamvu uba hano. Igihe watura, bavuze ngo ni wature, impamvu tugomba gusaba abantu bagiye kwakira Kristo bakatura. Batura mu bundi buryo bw'umwuka ni ukuruka. Kuruka ibintu wariye nyine bibi. Imana ibabara ubusambanyi, Imana ibabara inzoga. Buryo iyo umuntu ari kwatura aba ari kuruka. Niba ari ibintu binuka ni ibirutsi. Kera ngewe mvuka mu karere ka Rusizi, mvuka ni iwacu. Tujya Kigali nyine byasabaga amasezerano menshi kugira ngo ubone itike rizakugezayo, amasengesho menshi cyane. Yewe nuko naje, ni umuntu wambaye itike njyanayo ntazi iyo ngiye. Twagendaga rero mu tubisi bita irivani cyangwa amahiyasi, yari mato cyane. Hari ibindi byaje kuza ari moderne. Hanyuma rero twageraho bita ku Kitabi, turenze ishyamba rya Nyungwe cyangwa turijyamo, kajya kurya ibintu bikurikira. Habaga hari ibigori, n'abaryaga ubugari, na brochette, barunda mu nda, ubundi mukicara mu gatagisi kameze gatya gatoya cyane, atari kwasiteri, kumugenda mwisanzuye n'ibyabagaho. Wazana bisi bitaga Rwanda, umva ukaza uri kumwe n'amasaka n'ibishyimbo n'ibigori n'ingoko, byose biri muri iyo modoka. Waza kugera ahantu rero, ibintu byose bikajya mu nda, uko imodoka ikubita gutya bigakora ikintu cyitwa sidi. Kubera ko abantu bose barukaga, n'utaruka ajya agaruka, baduga za ambaraje. Twajyanaga amasashi, ubwo abakera muracyabyibuka. Twaga tuyafite y'imikara, y'imihondo, bese afite ayo afite 3 bitewe n'ukuntu uruka. Abaga bafite ibibazo rero ni abantu
babaga batariye, bora bakaruka ubusa, akaruka umutu ukamurya akarira agapfa urupfu. Wa undi warunze nk'ibigori n'ubugari n'inyama na brochette n'amavoka n'imineke, we byaziraga rimwe isashe y'akayirundamo. Hari igihe rero habaga hari undi utazanye na bikeya yicaye ku idirishya, wakajya arekurira mu idirishya, imodoka ikanuka, ugasanga ibintu uko yakabiriye, ubugari buri kwihirika mu muhanda n'ubunyobwa n'imineke n'itete z'ibigori, hose umuntu kamaze umwanya yariye, ibi binyagwa biri kuza bite? Yaba rero kuzarukira ku kitabi ukazagera i Kigali warutse waruhutse, hashira nk'imyaka nk'iyo umaze ukibuka ibirutsi kavuga uti ndabikumbuye, ugasubira hahandi warutse ugasanga byameze ugasubira gusambana warabyihannye, ugasura kuba inzoga warabyihannye, uburimbwa yasubiye ku birutsi byayo. Nushaka kumbaza impamvu mvuze gutyo, yazana Bibiliya nkwereka aho byanditse. Ubushakashatsi bwagaragaye nuko abarokore baje bavuga ko bakijwe bagahaguruka, ariko ntibakomeze gukizwa. Noneho wa muririmbyi waravuga ngo mbisemo guhora nkizwa ngashingwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Uko dutinda mu idini, dutinda mu nshingano, tubona imigisha n'amasezerano, abantu bagenda bakumbura ibirutsi, bakumbura ibintu bihannye, bakumbura amacakubiri, bakumbura inzangano, urukundo rukashira. Ariko kino cyumweru cy'amateraniro mwongere mumve ya nyenyeri, mwongere muyibone. Amen. Ubundi umaze gukizwa ntukwiye no gutekereza ibyaha, ntukwiye no kujya wicara hamwe n'abanyabyaha ngo mukore inama, ngo ubahe na gahunda ati nzajya mu giterane tubikore tugarutse. Abanyedini niba bicane, umuntu amaze kumenyera idini aryicayemo, abantu abandi bavuze ngo Petero mu mufunge ngo tuzamwisha turangije iminsi mikuru. Bafashe Petero bavuga ati gukora sabato yageza saa 12 gukora ikana. None rero mwemo mubitse tuzamwisha tuvuye gusenga. Umuntu akakwica muvuye gusenga, muvuye kurepeta mubana mu murimo w'Imana, akakugambanira yarageze mu nzu y'Imana kandi yarabyihanye igihe yazaga. Abinginga ngo bene data, ibi bintu turimo icyambere nibyo bamaze kumenya ko ari igihe umuntu abashidika. Petero yaranditse niba mwarasogongera se murabizi. Yavuze gusogongera, abazi abanyweye inzoga bagiye gusogongera si ukunywa, ni ukumva. Abajya gusogongera inzoga bagiye kugura bazanaga ibibindi byinshi bagashyiramo imiheha, bakagenda banywaho bumva uko zimeze, bakava hariya bakagera hano, yarangiza ati ndakuriyo hagati. Urumva yasogongeye icyanyweye agashyira mu bwonko, wimva uburyohe, akora icyo bita comparaison. Namwe niba mwarasogongeye mu bintu by'Imana, mukamenya ko Umwami agira gute, agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'iki n'abubatsi, ariko ku Mana rinduka ihuza iki, imfuruka. Ndabinginga mwe kugwa, mwe gusubira inyuma, mwe kuhatekereza. Hari umuririmbyi umwe wo mu ikorali zimwe zikomeye, yarafite anniversaire, umunsi mukuru. Maze kuwugira, noneho ashaka korali zamutaramira muri anniversaire yiwe, yabonye amafaranga arayabona, nyine yabona yakuye mu masengesho, Imana imuha amafaranga, arangije atangira nyine kujya kumbura iby'isi, iby'Imana biramubihira. None hazana impara kuririmba mu giterane nyine udongo mu rugo rwe, yatumiye abantu nkamwe. No muntu amubaza ati wabuze korali, wabuze abantu b'Imana? Avuga ati umva byarandambiye kumva yashaka karahanyuze k'indirimbo za kera. Ubu abantu mwenshi ufite akakiza kababihiye. Isi rero imaze kumenya ko mwarambiwe, ibakorera inzoga. Buri hano inzoga zitwa sans alcool cyangwa ziriho 0.combien n'utundi, kugira kuko imaze kumenya ngo reka tubakorere ibiri hagati, tugire noneho rero ibya bintu by'ibifuro byose mujya mutumura, bya byose no kongera kwihumuriza inzoga muti senyingwe yose cyangwa mfe kunywa. Ingana zikora rero ibiyobyabwenge cyangwa zikora soni bisindisha, zakoze n'ibyo abantu barambiwe agakiza.
abantu bamaze kukarambirwa zabakoreye urufuro ku buryo mu rwihumuriza umutiri rujya kumera nka Primus rwose ati nukukameraga. Ubu mwambaye imyambaro ya mbahime twarambiwe agakiza nayo murayifite. Mufite ibintu mbese byerekana ko mukumbuye amadegede yo tuvu. Ndashaka kubabwira ko rero abanyabwenge ni abantu ugomeza kuba umunyabwenge ryari. Dukomeje kubona umuntu utawabonaga. Turasaba gukizwa, tugakizwa, n'ejo tugakizwa, kandi ugakizwa mu gitondo, ugakizwa nimugoroba. Usanga abantu bagenda bazamuka ko bagenda batagakiza. Ugasanga bagira umunezero, ntibajya bihana, ntibajya batura. Iyo umuntu ahemutse ntabwo ajya asaba imbabazi, ahora yisobanura, kwezwa ntazi icyo ari cyo. Nyamara umuntu w'Imana yahoraga yigengesera ati nabananduye. Kino giterane rero gifite insanganyo matsiko ivuga ngo ya nyenyeri yongere igaragare, yongere yake, twongere twishime. Abanyabwenge, Bibiliya ikerekana muri Matayo 7 havuga ngo umuntu uzi ubwenge uko ameze. Ndabereka uko ameze ngo nuwumva amagambo yanjye akayakomeza. Mwa abanyeshuri muri hano harimo abantu bitwa abanyeshuri biga bacya ku ntebe z'ishuri. Nanjye ndakiga, ariko umuntu umunyabwenge n'umuntu wiga akabikomeza. Ibyo bize ukaba ubizi. Bajya bavuga abahanga ngo umunyabwenge, umunyeshuri wize akabaza ubwenge ni umuntu ufite ibyo yibuka mu gihe ntabyo akiri kwiga. Nibwo bagupima kuri umunyabwenge. Ngo ni umuntu wafashe amagambo y'Imana akayakomeza, ngaza ameze nk'umunyabwenge ubatse inzu ye hehe ku rutare. Hanyuma rero ikintu cyantangaje, abantu bavuga mu bice 7 muri Matayo 24 bose barabubatse. Umwe yubatse ku musenyi, ndi yubaka kubaka amazu ashobora ama etaje. Hano hanze turi kubaka etaje, abantu bazi kubaka muzagenda muyigenzure. Rwanda House ngera hageze, abanjenesi barahagera kubera ko dutuye mu mutingito. Munsi hayo twamanutse metero 3 gushaka kare, kubera ko hano hari isayo yajyaga imanuka rugupakiri abantu irete. Hano turi twabanye gushaka metero 3 tubona urutare tureka hizo. Kubakisha ibintu bikomeye duteganya ko umutingito twabonywe ubyuza mu myaka 20 nugaruka inzu yacu izaseka umutingito. Ubwiza useka n'uru rusengero umutingito uza, abantu barwubatse n'abahanga cyane. Rwaranyeganyega rukajye buryo rukajye bumoso, acyo rwabaye. Kubatse inzu dutekereza umutingito. Yesu aravuga ngo ni mujya kubaka inzu. Iyi nzu bavuga nagakiza. Nugukizwa ukabyubaka nyiraho bigomba kubaka neza. Ushobora kubaka ku mafaranga, kubaka bwiza, ku butunzi, ku miryango. Hajya haza umuvu imiryango ikaguhinduka, abana ababyeyi bakaguhinduka, umugore ashatse akaguhinduka, umugabo akaguhinduka, so akaguhinduka na nyoko. Ariko uwubatse kuri Kristo Yesu ajya ahinduka. Uko yari ari kera n'uyu munsi ni kwari. Korali Hoziyana iri bivuga ngo iminsi irashira, iminsi irahita, cyangwa niba iminsi ishira, iminsi irashira indi gataha, ariko Yesu tuyuhinduka ukwizera. Iminsi irashira indi gahi, ariko Yesu tuyuhinduka ukwizera. Inkozi isoni bamuzika iminsi ishira, ariko Yesu kumwira ntabwo dukoze iki soni. Mugomba kubaka ubutare. Uyu munyabwenge rero, wavuze umunyabwenge ni umuntu ufite amagambo y'Imana akayakomeza. Umunyabwenge ni umuntu utajya gukora ibyaha. Ubundi umurokore ntabwo ajya akora ibyaha, ibyo bita kurokoka. Umuntu nyine warokotse, umuntu w'Imana ukora ibyaha, niba ukora ibyaha uwa Satani. Bibiliya iravuga ngo hereye imbere na mbere Satani akora ibyaha, n'uwande Satani. Umuntu wigeze abaza hasi ngo nta byaha byo ukora, nta byaha njya nkora, nta byaha byo ukora, nta unyankora ibyaha, uri umukozi w'ibyaha. Ntabwo ati sugo ntujya urakara, ndavuga nta unyantegura kurakara. Unyantegura nuko unkandagiye cyo guhita ubona nyine mbaye nabi, ariko sinari nateguye ko unkandagira. Ariko ntabwo ngiye mu mutima wanjye bamwe inzira zigigihe nomu. Mfite inzira zijya hehe? Siyoni, aho njya ndahazi. Niyo mpamvu iyo mbabwira ibi ngibi ntabwo ari ukubiyemeraho, ndabizi. Yesu yarankije nkura mu byaha,
uwo munsi kugeza none turagendana bivuga n'ubu ndi fieri. Amen. Ntabwo najya mu nama z'abanyabyaha, sinajya ahantu ari kubugambanira, niyo kandi wanyaga ibyo mfite byose, ariko ntabwo nakwemera ngapfa inyangamugayo. Sinakwikuraho unyangamugayo. Kuko nanjye ubwanjye nitangira ubuhamya. Yewe ubwanjye nitangira ubuhamya mu mutima wawe. Niyo mbabwire rero ngo ibyo gukizwa ntabwo ari byo nasomye, ahubwo ndashaka kubabwira ngo muve mu bintu by'imikino. Ukizwe nyine, ukizwe kandi wishyura ikiguzi bigusaba, unemere usekwe. Abanyabwenge twabonye hano rero mu bice bibiri bageze igihe barayoba. Nsoma hasigaye aza kubatinza ibice 10 murongo waho w'ikenda, ariko mpera Bibiliya yitwa Bibiliya y'ijambo ry'Imana, ifite usoma aho ushaka. Usomye hano usoma Ikinyarwanda, wasoma hano ugasoma Icyongereza, ibamo rero indimi ebyiri. Asome mu Kinyarwanda mu bice bibiri muri Matayo umurongo waho w'ikenda, aranditse ngo bamaze kumva amagambo y'umwami baragenda, nibwo iyo nyenyeri bari babonye bakiri burasirazuba bagiye imbere, irindegera hejuru y'aho umwana ari irahagarara. Umurongo w'icumi, babonye iyo nyenyeri barishima cyane, nuko binjira mu nzu basangamo umwana ari kumwe na nyina Mariya, bamwikubita imbere baramuramya, bahambura ibintu bazanye bifite agaciro kenshi, barabimutura, yari zahabu n'ububani n'imibavu. Hano niko babyise igiciro cyinshi. Nuko Imana imaze kubaburira mu nzozi ngo be gusubira kwa Herode, bahera ko banyura indi nzira basubira mu gihugu cya hehe cyabo. Mwibuke ko ijambo nshaka ko dusorezaho uyu munsi, hari abandi bigisha nuko Imana yabuje gusubira kwande. Ubwo Imana ikuje ikintu, ubwo no gusoka aba ari kibi. Ashaka ko muri amateraniro abari hano n'abatumva bari kure muve kwa Herode, mwe gusubirayo. Nahisemo uwa Yesu, nahisemo kubuwa Yesu, nahisemo kubuwa Yesu, ntabwo nzasubira. Urumva uwo mugabo ni Billy Graham yaravuze ngo nahisemo kuba Yesu, ntabwo zasubira inyuma. Amen. Aba bantu rero b'abanyabwenge bageze mu nzira barayobye, bayobera ahantu hitwa kwa Herode. Bagezeyo bamubwira amabanga, bamena amabanga. Abarokore bamena amabanga y'ubwami n'ubwiru bw'Imana. Ibi bintu ni ibyacu, ntabwo ab'isi babyumva, ntibanabimenya. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'iki? Ubupfu nyine ntabwo babyumva, ariko kuri twebwe bakizwa n'imbaraga z'iki? Z'Imana, zihesha uwizera wese gukizwa, yaba umuyuda cyangwa umugiriki. Ibi bintu turimo ni ibintu by'abantu basobanutse, ibintu turimo birasobanutse. Ye ntiwambwira ngo ufite ngo ama etaje urakomeye utazi ibi bintu, cyakora ndakubabarira kubera ko mbona kutabizi. Nababwiye umuntu w'umukire, hari umuntu w'umukire ukize cyane cyane, ariko yaje gushima Imana nicaye ahantu. Yarakize atazi Imana, agira ibifaranga byinshi atazi Imana. Bukeye ahura n'ibigeragezo, abakorera baramusengera arakizwa, bamujyana mu rusengero. Umuntu ugenda mu modoka nk'iya miliyoni 200, afite amafaranga ari hejuru nka miliyoni nka miliyari 20 z'amanyarwanda, aza kumenya Yesu. Yesu aramuryohera, Yesu amubera byose, mbese amukiza umuhangayiko w'abapagani. Aza gushima rero, aravuga ati abarokore mu bana babi ukuntu mihererana ibi bintu, ati ibi bintu mwabibagamo ngewe ndindagira mu mwijima ntazi ko uko byagenze. Mwari muzi ko ibintu mukinisha, hari abatabizi, hari abantu mutabizi bakomeye basa neza batazi byatubayeho, mukabajya imbere mukamena amabanga mukarira, mukavuga n'Imana nabi mukanayituka mukaniganyira imbere y'abapagani. Ufite Imana yawe aho kuyihagararaho ngo uyivuge neza imbere y'abatayizi, ukitwara nabi ukiyandarika, bagatuka Imana bakagutukana nayo. Uwo muntu aravuga ati kuki abarokora ibi bintu babigumanye bakabigira ubwiru ntibabitubwire? Umuririmbyi yahita avuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga hehe muri njye.
arangije aravuga ngo umunsi mwiza nibuka. Nubona agize gute wasanga afite anniversaire, ngiye afite anniversaire yaba muzayimpa muwe mubizi. Anniversaire nyinshi mfite kuri 26 z'ukwezi kwa 12. Undi wa kabiri ni mutambone nahanga nagiye gufita anniversaire y'imyaka 25 maze nshatse Noheli yarayibaye hari muri 98. Umva imyaka 25 maze rero nkwiye gushima Imana. Urugo ni ikintu kirekire, urugamba urugendo, nkwiye kuzashima Imana. Nimutambona nzaba nagiye ahantu twese sinzabatumira, nabo nzatumira, nzajya ahantu mpamagara abantu ba hafi nyine iwanjye mu rugo, nongere mbibutse ukuntu byatangiye naho bigeze, bayimpuguro nyine kuri uwo munsi. Ko mfite abantu benshi cyane barenze ibihumbi n'ibihumbi, ntabwo nabona ukuntu mbabwira ko, ariko mwebwe murabimenya. Simuzayinyifurize ntacyo bizaba bitwaye, muzamunkoreye neza cyane. Ariko muri ibyo avuga ngo umunsi mwiza nibuka, anniversaire tariki y'amavuko, niko yavuze uyu muntu. Umunsi mwiza nibuka nuwona kwe mereye wambere umucunguzi ngira gute yangwize ibyawe nishimye. Aravuga yavuze akantu keza, yaravuze ngo najaga ndo ubotana mu byisino mu ngeso garutse noneho sinzongera uzimira. Singize Yesu anyigisha by'inzira ye, ngo nsenge menezerwe. Singize Yesu wanyoyeje. Abanyabwenge babarayobye, bamaze kuyoba bamena amabanga. Abarokore twagiye imbere y'abisi tumena iki? Amabanga. Nta kintu cy'itorero kitari ku musozi, n'abahanura bihanura babikora ku musozi, bamena amabanga nk'abatagira ubwenge. Ibintu byacu babisandaza, babikubita imbere y'abatabizi, barangije amaze kubimenya bavuga ati turabimenya. Herode rero iyo wayobye ubabwira byose, tubwire muravahe burasirazuba, muje mute twayibonye inyenyeri imeze ite? Ati tubwira aho umwami yavukiye, umwami wandi w'abayuda. Ati kandi nge mwami tarundi wavutse. Abaha ibiryo baranywa, barara ku bitanda byiza, baraye ku mwami, ntago baraye ahantu horoshye. Ariko ikintu cyantangaje, aho baraye bose ntibasinziriye, bumvise bameze nk'abari kuribwa n'ibiheri, babura ibitotsi, babura umunezero, bafite ibiryo byiza, bafite ibintu byose. Hari abantu bagira ibitanda berera bigenda, namuzi ko bitanda bigenda bacomeka kugira ngo nasinzire. Karakimuzunguza nk'umwana wananiwe wabuze ibitotsi, kikarara kikakubita hirya kikagaruka, sinzi ibyo barayeho. Ariko bawuri amahoro kuko bayobye. Kandi abarokore yo bayobye bayobana n'ubutunzi, bayobana ibintu, baba bafite ibintu baje bahetse, hari icyo baba babonye cyagiye bahaguruka, hari ibintu bayobana. Be biraza kwa Herode, baraza amaturo, sinzi n'abataramuhayeho. Abati ibyo mfite n'ibiki? Ababwiye ati uyu mwami umubonye turanatura. Ntibari bazi ko abantu bajya banatura, bamenya amaturo, bamenya ibya 10, bamenya ibya kubijya ku musozi. Umwami Herode aravuga ati rero ngiye sinyasenga, sinyanerekwa, nta n'iby'Imana nzi, reka maze abatambyi ibi bintu iyo